nyine umuntu yakuyiye bazimije telefone yanjye we na Jimmy yari ngewe na Melody na Jimmy mu modoka ariko umva uretse gato c'est pas agiye baza nawe mukuyeho we twende kazi twagiye twicara mu modoka rero nsanga abatipe bazimije telefone zanjye ndavuga it's fine ntacyo bitwaye n'uhundi ko umuntu numvaga ko umuntu waje aho ngaho ari umuntu tugomba kuganira aricyo kimuzanye ukumva turaganira ndamusobanurira ibintu byose from A to Z ko twaherukaga kubonana kera Melody arambwira ati se ndamubwanjye arambwira ati urashaka ko dukora iki ndamubwira ni Melody ikintu nkeneye ubu ngubu izi saha nuko dukoresha ADN yaraje akubaza icyo mwakora twari twicaranye mu modoka njye nawe na Jimmy umwe bohereje kuza kugutegura Jimmy uzi n'ibintu narangira ngiye kugusharinga nuze yiwe urahita umumenya Instagram we okay arikumva yego twicaranye turi batatu mu modoka arangije arambwira ati se imeze gute urumva nyine namusobanuriye from A to Z kuva igihe cyose ko twirukanaga cyane na Melody kubonana arangije arambwira ati se niki kintu wumva wifuza nagukorera ndamwanira yo Melody imbere y'ibintu byose ngiye nkeneye dukoreshe ADN na message hano ndafite naje i Kigali like nko mu kwa gatandatu naje i Kigali umusaba ADN naramwandikiye message ngiye kukwereka urabibona ko ari icyo gihe naramwandikiye namwe se ko ndi i Kigali uremera dukoresha ADN cyangwa turindiriza zakoreshwe n'urukiko ariko aho ni nyuma yuko avuye Kampala yes aho ni nyuma oya tumaze tugumi Kampala gato mu modoka yes i Kampala rero uwo munsi twarahuye arangije arambwira ati se ko namusabye ADN arambwira ngo ntago ariyo yihutirwa uribuka ko yari afite ibitaramo byo kugenda nimba ari tour zo kugenda muri Amerika arambwira noneho wambwira ikintu naba ngufashije kano kanya Gasaro ndi kukumva ndikubwira ntuza ko ari babaza arambwira ati wambwira ikintu naba ngufashije kano kanya then noneho ADN tukazayikora mu kwa mbere cyangwa mu kwa 12 aho niho ruzingiya njye Melody ndangije ndamuganirira Melody njyewe ni igihe kinini nanjye nkeneye kuba naba ndi kumwe n'umwana wanjye uri kumva yego njye mfasha uwo munsi ariko no uwo munsi ntabwo namubwiye uwo munsi twatandukanye njye ambwiye ngo genda ubanze utekereze ku kintu ushaka uri kumva tuzongera duhure wafashe umwanzuro w'ikintu ushaka urumva hari kuwa gatandatu arambwira umunsi wakurikiyeho nibwo twagombaga kubonana hari ku cyumweru ariko ku cyumweru Element yagombaga kuririmba muri Nomad mfite n'ifoto yaho ndayikwereka uwo munsi ko ndumva uwo munsi hari umukobwa bita Marion ni inshuti ya Jimmy nawe ndakeka nimba ubazi uramuzi Jimmy ndamubona hari umukobwa bita Marion ndamubona iyo baje n'aba bari kumwe n'abagayeri n'ibiki uwo Marion niwe waje nagiye muri salo kuri Pyramide ko salo nyine inkoresha miliyoni yo kuri Pyramide y'abanyarwanda njya kuri salo Marion yaje kumfata kuri salo mvuye muri salo iwabo ajya guhindura imyenda duhita tugenda hehe muri Nomad muri Nomad ba Melody baje bavuye mu ntuze muri Black Party yande y'umuntu bita Brayaz ndumva umuzi ndabona baje bavuye mu gitaramo cya Brayaz bambaye imikara barinjira araririmba n'iki twari turi no kunywera kuri biru yabo barangije barasohoka baragenda basohoka batanishyuye biru yacu Kenny niwe wagarutse kuyishyura mu mvura uri kumva ndakumva mbona tipe ntabwo duhuye aragenda noneho kuwa mbere ndamwanditse se bimeze gute ko bagombaga kugenda kuwa kabiri mu gitondo kuwa mbere nahuye na Melody duhurira bunga kuri Oryx yaje kumfata mu modoka mweru ya Alphard
we na Jimmy barambwiye bariho ngenda baraza baramfata nabwo tujya mu modoka gutyo nabwo twiye tujyana ngo twishare nabwo tujya mu modoka gutyo twicara mu modoka turavuga ndamwa rero Melody kamubwira ikintu ngiye nshaka kumfasha ni kimwe nimba ngo udakeneye gupimisha ADN none ahangaha mani ko na Melody ubwi warabizi neza ari umuntu ubizi neza ko umwana atari ubizi saka akaba yaravuze ati reka dupimishe ADN uri kumva mujama nyine araza twicara mu modoka ndamwa rero sasa nimba udakeneye ko dupimisha ADN vuba ngiye ikintu nkeneye ko wamfasha ni kimwe ngiye Diane nshakira ikintu like mfasha kuba nabona ikintu cyo gukora hano uri kumva mbeho nikorera umfashe kuzana umwana wanjye ahangaha tubana ahangaha nje ujye umfasha kwishyura fees gusa ibindi byose mbyikorera school fees Melody avangaha twemeranyije ibyo bintu ari mu kwezi kwa 10 ariko aransaba arambwira ati nta kibazo ngiye gusubira mu Rwanda mpite njya muri Amerika nimva muri Amerika tuzabonana urukumva nicara aho ngaho umudipe ndamutegereza ibiki nyine twaya tuvugana biraho bisanzwe mu kwezi kwa 2 nibwo banyibye telefone uri kumva narindi intebe nabo batipe biwe nyine bajimye turi aho ngaho ngiye ariko nyine ndavuga ngenda rushyirika nkore kireka ngende mfashe uba banyibira mu bamani tugeze mu nzira hagarara ahantu hinjiramo abandi bantu banshyiraho ibyuma batwara mfite n'abantu baneye icyuma hano ntabwo hagaragara sinzi nimba hagaragara ko hariho buri uri kumva barangije bantwara telefone batwaye telefone ebyiri gusa nayo mfite amafaranga mu isakoshi nta kindi kintu batwaye mu isakoshi just bakuyemo telefone ebyiri gusa agatoya ni telefone nini baragenda bahindura passcodes bahindura password ya iCloud bahindura password ya nuze ya Gmail byose babikuramo kuburyo nashobora aho ngaho ni mbere yiriya baruwa twabonye yes kuburyo nashobora kugira access nimwe ku kintu cyose cyo kuri Gmail yanjye kuri email yanjye ko email yanjye ari connection ubundi nanunze na iCloud hanyuma bamaze kubitwara nza guhamagara Jimmy ndamwanditse bimeze bitenge banyibye phone ibiki n'ibiki nyine ndamusobanurira byose ko bimeze ikintu cya iri abari wijya gusohoka Godfather uri kumva uribuka igihe cya nyuma Melody yagiye yari Good Morning America umunsi yari bugendeho twavuganye ari mu gitondo wubwe wenyine niwe wanyihamagariye arambwira ngo nimvugishe Jimmy Jimmy muhamagaye arambwira ngo agiye kunyohereza amafaranga y'itike ngo turaza guhura nimugoroba yanyoheje amafaranga ya Uber nko mu masaha 9 gutyo angahe yanyoheje imitwaro 3 mbese kuva homba ugera kuri Village Mall ahantu Village Mall iri hasi ndahabona ubugorobe imitwaro 3 yanyoheje imitwaro 3 ambwira ko turi buhurire kuri Village Mall ariko bigeze nimugoroba Jimmy arambwira ari busy ibiki arambwira ntegereza umunsi ukurikiraho nabwo ndategereza Jimmy nabwo sinamubona uwundi munsi wakurikiyeho Jimmy arambwira ngo ni hari njyayo urikumva ngiyeyo Jimmy arambwira ngo Melody ngo yamuhaye 5 miliyoni z'amashiringi ngo mbe nzitangije nimba ari cyo nabona nakoramo ngo mbe nzitangije ngo nava muri Amerika zaza tubonane ndavuga 5 miliyoni urabizi nawe 5 miliyoni z'amashiringi ndavuga sindakora iki ndavuga ariko but it's okay
ntacyo n'ubundi umuntu nyine wazitangiza umuntu yazaza nimba aruza koko akaza akareba n'ibyo watangiye ko biri kugenda ndavuga it's fine. Jimmy hari kuwa gatandatu arambwira ngo ni kuwa gatandatu ngo banke ntago ziri gukora uri kumva ngo amafaranga tuzajya kuyafata ku wa mbere. Ku wa mbere harageze mpamagara Jimmy akajya ambwira ngo buretse ngo ndi bize ngo ntago amafaranga aruzura ibintu nk'ibyo. Uko ari kumbwira ibintu njyewe nkajya mbyohereza Melody nzi ngo Melody basi ari kumva icyo ndi kumubwira. Uwo agahita yongera akagira gute akajya kuvugana na Jimmy inbox. Hari byageze aho noneho Jimmy ndamwase Jimmy ayo mafaranga arahari basi ko hari inzira iri muri quartier iwacu ko nyine nashaka gukora ikintu nashaka gutangiza restaurant arabizi hano i Buganda ibintu byo kurya biragenda cyane kurusha ibindi bintu. Ndamwase ayo mafaranga arahari mbe nshatse inzu nubwo nyine nababwira bagategereza nk'iminsi ukambwira umunsi tugategereza yaza tukayishyura tuyishaka ntare nshaka inzu ndayibona mvugana narandi namwe ati iminsi 2 nzaba nkwishyuye niki nawe yicara azi ngo nzamwishyura ukumva. Tegereza umuhungu akajya ambwira ngo afite 3,000,000 ngo nago ziruzure 5 ngategereje Kenny ibiki ndase ibintu biri kumbwira biri seriye. Godfa imbere y'Imana mbure mama wanjye nandikiye Kenny ko nabonye ko umuhungu we ndavuga se umuhungu ari kumubwira wabonye ko Jimmy ari kugukina. Nge nabonye ko Jimmy ari kunkina mbona ko ibintu ari kumbwira bidashoboka kandi none nakwandikira na Brice ngiye akansubiza ngo reka mbanze nkamvugishe Jimmy no ngo numva aho bigeze uri kumva. Ndangije nge ndavuga none bigeze hari uwundi munsi nandiki imvugishije Jimmy anyohereza voice note ariko kwa kudu umuntu yohereza kugiye kuviwaringa once. Anyohereza voice note ariko ikase irimo ijwi rya Kenny. Urabizi ko nyine abantu baho ngaho ntago wabura nimero ya Kenny. Mba ndayishatse ndayibona noneho nge ngiye kuvugisha Kenny ntago nge navugishije Kenny nk'iki nk'umuntu nyine nk'aho asanzwe azi ibintu biriho nge namusobanuriye kuva hasi kugera aho byari bigeze uri kumva. Ndambwira ngo ntago byakabaye ngombwa ko nge na Melody tujya kugira guterana amagambo mu rukiko uri kumva. Kenny arangije arambwira ati okay hanyuma mpamo few days nge nzaguha igisubizo. Uko navuganye na Kenny yahise akora ki yahise afata screenshots zanjye azihereza Melody nawe azigarura kwa Jimmy uri kumva. Jimmy ahita ampamagara ngo none se ngugeze naho wandikira Kenny. Ndabanza ndaceceka mbona ya minsi Kenny ubwe yari yamaye ndavuga ukerekanye itegereze ngiye nandikiye Gael ngiye ubwanjye yampaye Coach Gael tugeze iwe. Ndamwandikira mwohereza aribwo nafataga umwanzuro ko iki kuvugana n'umunyamategeko uri kumva. Umunyamategeko arambwira ati noneho twebwe reka tubanze dukore leta ibandikira uri kumva. Turebe icyo bari budusubize. Godfa imbere y'Imana ishobora byose nta muntu n'umwe nahaye iriya leta. Iriya leta yari njyewe umunyamategeko wayanditse uri kumva. Gael, Kenny na Melody. Nagiye gutungurwa mbona irimo iracaracara hanze. Yashyizwe hanze nande? Nicyo kintu nanjye nibajije birancanga. Ndavuga okay ubwo nta kundi reka niyakire nza mu Rwanda ejo bundi mu kwa gatandatu. Ndaza nabwo mbura telefone igendana n'irangamuntu yanjye.
igendanye n'irangamuntu yanjye urumva nabo harimo n'izo message za nyuma ibyo byose. Mukupe wowe nabare. Ntago ari uri kure ari hano hafi. Ni nimero. You first calm down. Why are you talking too much? Ukumva arata. Ubwo nabwo mbura telefone. Imva i Kigali ndagenda ndavuga ntabwo wajya kugenda ngo ujye mu bintu byo kujya kurega udafite iki? Udafite irangamuntu yawe urumva nyine n'imyirondoro n'ibiki. Ntacyo nyine biba bihari n'ubundi babibona ariko ntabwo wajya kujya kurega udafite ibyangombwa sibyo? Nubu nabikwereka mama wanjye avuye kunoze avuye kabindi mu kanya anyereza screenshot y'uko irangamuntu yanjye izasohoka ku wa 4. Rero reka nkubwize ukuri ngiye kuva kera Godfa n'umunsi umamagara kuri space yawe nakubwiye ko nta mpamvu n'imwe mfite ishobora gutuma nagira gute najya guhangana na Melody. Ariko nyuma y'ibyo yakoze akajya kunkinisha akajya kugira gute man uriya mugabo ibizakurikira ntago nkeneye kongera kumuvugisha sinkeneye kongera kumuvugaho n'undi munsi sinkeneye n'ikindi kintu na kimwe. Amategeko ni agiye azadukiranura mu mahoro tutarinze kongera guterana amagambo ko ni umunyarwanda nta azacikira nta azagira gute ibyo ari byo byose bizagenda gute ntago nanjye nzabyita. Aya masaha rero bihagaze bite? Aya masaha ntago ntivuga kuva icyo gihe reka miliyoni 5 barazikubeshye baziguye mu magambo ntago baziguhaye. Ni izina ry'Imana bana nambye ngo njye gushaka inzu yo gukoreramo njya gushaka inzu Godfa. Mbinjajwe imbere ya landlord nagiye kubwira ngo mbikira inzu ngo ndazanyishyure mu minsi 2 yo gukoreramo. Uyu munsi rero ikibazo kinteye amatsiko. Uti mugiye kujya mu nkiko. Yes. Bruce Melody uramurege iki? Inde Melody. Kari byinshira. Gerageza kubicamo kuko abantu biba byabavanze. Ayiwe ngo bibavanga usanga ngabo bose hari ubwayo birimo bivanga. Ibirego 3 by'ibanze by'imbere wenda ibindi bizagira byongera 3 biri imbere nibe. Godfa reka nkubwire hari ibintu byinshi njye nari narinze hari impamvu nyinshi nari narinze no kujya mu nkiko na Melody. Sibyo? Yego. First of all Melody ntago yamfashe ku ngufu. Sibyo? Niko kuri ntago yamfashe ku ngufu. Ntago yagufashe ku ngufu yego. Ariko yantenda niga. Nari mfite imyaka 17 nakona nayujuje ntwite. Uje imyaka 17 utwite? Yego. Bruce Melody yari afite imyaka ingahe? Ari yabirandisha imyaka ingahe? Ndandisha imyaka 5 ndashaka. Ukumva? Yanyweye mu ishuri yanze kwita ku mwana. Yego. Ukumva? Kandi yatumye n'izi saha ntari kumwe n'umwana wanjye kubera we. Gasa iyo uvuze ngo ntabwo yagufashe ku ngufu no kuvuga ngo ibyo mwakoze mwarabyumvikanye nawe warabishakaga. Ntabwo ndi buvuge ngo narabishakaga. Gute se? Uzamura nayo uvuge ngo narabishakaga. Godfa uzana Super Level yabaga. Ndahabona. Super Level ari imbere y'iwacu. Ukumva? Nacaga ari akenshi nacaga wongiye ku mubantumye nacaga wongiye ku ishuri nacaga kenshi gashoboka urikumva? So naraciye nyine umuntu aramvugisha nk'ugutyo nyine tu. Melody aramvugisha ari aho ngaho ko bajyaga barara aho ngaho ari benshi baraho ngaho kuri Super Level. Urabizi nyine bya bindi tu by'ubukobwa bukiri buto yabira aho ngaho. Ariko nukamvugisha menshi nako. No, Gasa ushaka kuma ndi kuvugisha menshi ariko biba bishaka kugira ngo kuri kugaragare. Urabizi ko kundi nyine ushaka kubona ku mukobwa uraho umwana wiga muri segonderi ucaho ngaho umuntu n'umustar ibintu nyine biraho ngaho urabyumva.
kuko hari n'abantu benshi bagiye bambona no muri za gumaguma nyuma nyine y'icyo gihe nanatwite tujya muri za gumaguma ndiyo tujyana uri kumva ntuzajya ubona reka nkubwire si ko wenda tuvuge ngo Melody ngo aba yaririye imihari ngo Emi cyangwa ibiki Emi niwe muntu wa mbere wa breaking inkuru y'uko ntwite sibyo kandi ntabwo Emi yayibonye ambonye iwacu cyangwa ambonye ahandi hantu yayishyizeho ambonye muri gumaguma sibyo ko muri gumaguma nta gumaguma n'imwe nagiyeyo kandi izo gumaguma zose n'abamari kandi na Melody ahari kandi naragiye no kumureba wenda before yuko bajya nko kunuze nko nkaho bari bukorera izo road show havuzwe ibintu byinshi urumva havuzwe ibintu byinshi kugera no ku makuru avuga ko Melody yari nk'umuntu wa gatanu cyangwa wa gatandatu nkubwiye si ibyo ngushinje biravugwa nubwo mbere ubyumvishe don't worry nawe yarabimbwiye umunsi aza hano yarambwiye ngo abantu benshi bambwiye ko ngo umwana noneho abantu we yavugaga ko noneho abantu yavugaga njye sinanahura nabo ntabwo nanze kuvuga amazina yabo ariko urabizi ko abantu babavuze nubwo wavuga ngo byaba ari bibiri bishyashya ageze aho ngaho yarabakubwiye ko abo bantu nabo bakwicundiye yambwiye umuntu umwe hano kandi umuntu yambwiye njye sindahura nawe no mu buzima busanzwe ngo face to face sindahura nawe just ndamwumva agasaka nkubaza ikibazo uri mu bantu bamaze kuzengereza izina ry'umusitari wacu DNA ikozwe bagasanga umwana atari uwa Bruce Melody byagenda gute yewe noneho ngereka nkubwise kuri Godfa biramutse bibaye bikagaragara ko iki gihe cyose cyabaye umwana atari Bruce Melody Godfa reka nkubwise ukuri nta bizabaho kubera ko ngenda bizi neza 100% kandi ndanabyize kandi nayo mpamvu nawe ubwo adashaka ko iyo DNA yibaho nese ubu ni kangaye maze aha okay so ugiye kuza i Kigali yego nzamaka kandi mukwacana gahunda muri kwacana matacyane ikikuzanye niki muri iki kibazo ikinzanye nyine n'ukujya mu nkiko n'uwo ngo nese hari ikindi kintu gikenewe kindi nashatse ibiganiro we angira ikigoryi arambeshya ngira umusazi yagira gute niba guha amafaranga ntihongera ukabireka amafaranga se arabe yampaye no kujya kuzongumba abantu bari kumbeshyira ngo nari amafaranga njyara amafaranga ye nari nuvuga ngo amafaranga bavuga ariye ni zira miliyoni 5 z'amashiringi tugiye bakwiye narazibonye bati izo miliyoni 5 z'amashiringi yavugaga bwo narazibonye yazigoye ku munwa ariko ntago zigeze zikugeraho ubwe yaranyihamagariye umunsi yagendaga ngagiye muri Good Morning America over what mu gitondo yamamagara mu gitondo arangije arambwira ati vugisha Jimmy hari ibintu twavuganye agiye kuguha nagiye kuri Jimmy ndabwira koko none Jimmy nk'umupartner cyangwa umwe nk'umucoordinator wari aho ngaho wakomeje kumara cyane arongera kumvugisha nawe ntabwo arongera kukuvugisha kandi niwe bari bohereje ngo ngaze ngo kubanza kumvugisha ngo kugira gute umunyamategeko wawe ariteguye mwese Godfa reka nkubwire ikibazo se nuko na nimero yawe nayo narayibuze yaragiye unyandikira ndaguha nimero nari ngiye kuguha screenshot yanuze ya message nandikiye Melody nkigera i Kigali ikintu yahise akora isambroka nta kindi ejo bundi ugeze i Kigali uramwandikira kuboroka njye naramwandikiye ndambwira ko ndi i Kigali uri kumva wabyemera ko tujya gukoresha ADN cyangwa tuzarindira ikoreshwe n'iki n'urukiko none ikindi kibazo mbaza Melody ko bivugwa ko umwana n'ahantu hari amasa Bruce Melody amwitaho anamwishyurira ishuri ahantu hahenze arabeshya
kandi mbabarire basi bari abantu ntubazanemo hano ibivugwa ko kuko ngiye impamvu mvugana nabo bino umunsi ku bintu- munsi nubishaka inbox nge ndaguha screenshot sibyo ibivugwa ko wowe na Bruce Melody n'ikigutera ibingibi Bruce Melody ari urukundo ukimukunda wanze kumwikuramo ko ariyo mpamvu bigira gutya iyo Bruce Melody mwahuye ukamukubitaho amaso gusa ariko Godfather ngo urukundo ngira nte ngo iyo wahuye na Bruce Melody ukamukubita amaso gusa byonyine akakuvugisha noneho nk'ubwo yari yaje Kampala ukamubona ngo byose bihita birangira uratuza ukamera arewe niko kuri nta makuru ufite uracyakunda Bruce Melody ahubwo cyetse amenye nk'urwango noneho ubu ngubu umwanga uko rungana no oya hari ukwivumbura no iyo rwari indege wivumburira umuntu ufite umugabo mahoro ntuzanteranye ushobora kugira n'icuma ariko utabakunda nk'urukundo ukunda Bruce Melody ubwo si cyo ni igiki bakunda bakuri iyo ngiyo byihorere baramukundamo iki baramukundira iki anyway ntacyo mukundamo Godfather ntacyo mukundamo pe yakubabaje kuri ushobora uvuga ngo uzangara kuva Kigali ari uko ibi bintu ntabwo birangiye yambabaje yanyagirije ubuzima iyo mbesire Godfather mbabarira n'utumenukana zino saha mbabarira kuki yakwangirije ubuzima gute gasa tabunyangiriza subiza isaha shabi warere we Godfather tubireke basa utubwiye ko ibyabaye habayeho ubwumvikane hari mu rukundo habaye kumvikana kamanze nkubwire Godfather ibintu byinshi umuntu aba adakeneye biba bitari ngombwa ko umuntu ajya kubivuga cyangwa abantu bajya mu rujijo ariko iyo ubaye open ukavuga nkanga tukaganira abantu bamenya ukuri ko tubwiye ko bamari kodi zawe se ubu ngubu nibabyukira kuri nuze kuri za YouTube koko nta muntu ujya ufata record ntamaye uburenganzira mfite ubasha gukora imanura ntabwo babikora niyo mpamvu ubona nabiprotse my question is niyo mpamvu warigeze aho hejuru ntabiborotse Godfather umuntu bita Jado ndamubona Jado famous ucuranga gitari ntawe ushobora kurikodera niyo mpamvu bahera Rising Games nabifunze uramuzi Jado uramuzi ucuranga gitari ndamubona uriya mutipe witwa Jado ndakeka nawe atakivugana na Melody kandi bari inshuti cyane sibyo uriya muhungu ahantu nari ncumbitse Gikondo bancumbikiye muri icyo gihe twari duturanye uri kumva no kubona ibyo kurya nabiryaga ari umugore nabibonaga ari uko ari umugore wa Jado bimaye yaba we utwite maze no kubyara n'icyo gikoma nakibona kuko nawe yari afite umwana mutoya nakibonaga ari umugore w'ikimaye ntwite inda y'amezi 8 Jado yarampamagaye uri kumva nimba hari audio wumvishe ndi kuvugana na Melody kuri nuze kuri telefone ya ndayibona iyo audio nayifashe mvuye kumureba Jado nari mvuye kureba Jado na Melody ko Jado we yampamagaye nta telefone nari mfite yahamagaye umuntu twabanaga ngo mu gipangu barambwira Jado arambwira ngo nsanga kuri Esperanza Mereze ya kabiri ni Jado wari umpamagaye ariko ntabwo nari nzi ko ari kumwe na Melody yarambwiye mbabarira uze kuri Esperanza nkubwire ndazamuka mva sejemu mu ikorosi ndazamuka ngera kuri Mereze ya kabiri ngezeyo nasanze mani n'imyenda Melody yari yambaye ndayibuka uracyamukunda kavuki hafi mwana ntabwo ari gukunda umuntu ahubwo hari igihe nyine uba wibuka ibintu byinshi tu hari ibintu byinshi utakwibagirwa Godfather niba ukibuka imyenda yari yambaye Melody akiri uruzingo kiriya gihe ni ukubera ko uzi impamvu nyibuka ni ukubera ikintu yambwiye kuri uwo munsi yakubwiye guki arazamutse ngezeyo nsanga abatipe bari kuri biyari bava kuri biyari ni Jado araza twicara aho ngaho ngiye kubona Melody araza yambaye jampa y'umweru anyicara imbere ari kuri y'Ibenzi ari kuri y'ingurube narashondesha nubwo nambwiye ngo nje nanaryeho yewe Melody
utwite yari imbere yawe arakwima. Takira narya n'icyane ambwira ngo nanaryeho na gato. Abe Garuka hano n'amazi bwana, yanguriye cyane fanta. Gaso ibyo bintu bimbwira undeba. Ngo iki? Yandiriye benzi imbere abe n'amazi yanguriye habe na fanta. Akurya inzara ariko kugukegeta mara arakwima. Arangije arambwira ngo none se ngo ubu ngubu ngo muragwaye amafaranga ngo ukagenda ngo ugakora miliyoni. Inda y'amezi 8. Ngama amafaranga ngende je gukura miliyoni. Ndakeka harumbisha muri yo wumva ko namubwira ngo nimbirangiza nzakubwira ni cyarambya ngo ngende ngo mbitekerezeho. One mfata umwanzuro nzamubwire ngo kandi ikindi ngomba kumenya uwo ari we nanjye nkamenya uwo ndiwe. Rya jambo risobanuye iki? Yarashatse kuvuga iki? Nashaka kuvuga ko ngomba kumenya ko ari umusitari nyine nta hantu duhuriye none se ntabwo ubyumva. Umunyamategeko yamaze gutanga ikirego cyangwa ikirego uzagitanga amaze kugera i Kigali ejo bundi. Umunyamategeko yamaze gutanga ikirego cyangwa ikirego azagitanga nageraho ejo bundi. Azagitanga n'ingeri i Kigali. Zaza ku itariki 18. Ni ukuvuga ngo hagiye gushya. Nagomba gushya. Ntabwo ari ugushya ariko ntabwo ari ugushya. Wibyita gushya. Asa. Nikanze. Wibyita gushya Godfa ni ukugira ngo dusemure bino bibazo bive no mu nzira. Ko nyambona we nawe ubwo afite umunwa muremure wamunaniye yicara akibaraguza ibintu byinga ibibazo bamushyiraho ngo biri season. Nimba ari umuntu w'umugabo wiseriye kubera icyo atemera ko ibyo Imana nge sinabitinye kujya gupimisha DNA n'isanda cyabimubwira ko ndi ready kujya kuyipimisha. Ako ngiye ntago nzi ikintu gikora gute gituma bibabara. Umugabo wawe abigushyigikiyemo? ngira ngo ndasezera. Ni umugabo mukunda. Agira inkuru ryari? Hi to who? Can you please calm down? You're just talking for no reason. Can you please calm down? Gasa. Put the phone. Reka nze numve icyo abantu babivugaho. You have my charger. Can you please give it to me? Why are you so stubborn? Why are you so stubborn?